Prophete Joshua ATM machine niyo mazina ari kwita muri iyi minsi. uyu mugabo yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane Instagram ndetse na TikTok. Uyu mugabo ari kwiyita ngo bamuvuge ngo ni Prophete Joshua ATM machine, aba content creator nabo bakamuvuga ariko sinabikunze. Ni gute umuntu akubwira ngo mvuga ndaguha amafaranga, ayo mafaranga uzaho yaturutse, ngo mvuga ndaguha 100,000, ugasanga umuntu yigaraguye mu byondo, ugasanga umuntu ari kurira ama etage ari kujya guhagarara ngo nukumuvuga ngo nukwemeza abantu ngo yamuvuze ngo arashaka 100,000. 100,000 nkaho wajya ukabikorera wowe ubwawe mu mvune zawe, uri kubihererwa ubuntu. Ubwo buntu uri kubihererwa uzi buzakugiraho ubuhe buntu mu minsi iri imbere. Uyu mugabo aba content creator bo mu Rwanda bari kumuvuga akabaha amafaranga, harimo abari guha 100,000, harimo abari guha 50,000, harimo abari guha 10,000, 20, hari n'abandi bari kuvuga ngo nabongere yabahaye makeya. Yarikoroje uyu ATM machine ngo ni ATM machine, ngo ni mumvuga yuko ngari MTN machine, ari manigani, afite amafaranga menshi, nyine icyubahiro. Nkaho washatse icyubahiro cyo mu ijuru, uri gushaka icyubahiro cyo mu isi, ntabwo biramba. Ayo mafaranga guhaye asanga azagukurira inyatsi, ntuzi aho yavuye. Ayo mafaranga ari kugusukisha ntabwo uzi uko bimeze, ariko basaze ngo tujye kuvuga kuri Prophete Joshua. Hari nabo nabonye bikurubanga mu biziba, hari nabo nabonye bikurubanga mu byondo, ngo nukuvuga ngo Prophete Joshua, ngo ukavuga ngo kongeraho n'irindi zina ngo ATM machine. Ni nyine ATM machine ni kiriya cyuma ujya gukoza ni ikarita ujya gukoza kuri banki zose ukabikuza amafaranga, nyine we ni nkaho yigize banki. Sinabikunze rero, nibyo nagira ngo tuze tugane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabizi yuko mwari mwagiye mwagiye mubona uburyo uyu mugabo ari gukora, ari kubwira urubyiruko, aba content creator nabo bahagiye ngo bari gushaka amafaranga, ngo bari gushaka ngo 100,000, ngo kumuvugaho gusa akaguha ariko sinanze yuko umuvugaho, uri kumuvugaho ejo uzi yuko ibyo ayo mafaranga azavamo iki. Eske uribaza ese aya mafaranga ndi gufata ntiyazamviramo inyatsi? Ayo mafaranga mfashe ntiyazamviramo umuvumo? Yenda ashobora no kubera umugisha nta wamenya. Ariko njye ntago njya nemera umuntu utanga amafaranga. Buri muntu wese ngo nukumuvugaho ngo aguha amafaranga, ntabwo nzi aho yavuye, ntabwo umenya aho yavuye, ahubwo wari gushaka mumvugeho, baha amafaranga, mumvugeho, mumfollowing. Oya mugarukiraho aba content creator rwose, mugarukiraho abantu ntibakababone ngo bababwire ngo mumvugeho amafaranga ndayabaha. Simbyanze, ariko ayo mafaranga uri gufata aka kanya ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze, ejo ntabwo uzi aho uzaba uri. Rero mumenye ubwenge. Nicyo kiganiro cy'uyu munsi nagira ngo nze tuganireho. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye muba muri kubana n'umukobwa ubakunda cyane gutwa Joy. Icyo mukwiye gukora ni ukanda aho hasi handitse subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye tubana ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga. Turahari 5 kuri 5 kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi amakuru yizewe, tujya dukora mu bitangazamakuru, tujya tunasoma. Ariko uyu munsi yo nakasa mutwe. Mwiriwe neza, muraho neza banyarwanda banyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramushinda basuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, mbifurije umugisha gomeza kubana namwe, amahoro y'Imana kugomeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, niba urwaye se wagize ibindi bibazo bigiye bitandukanye, komera wihangane. Ndabizi neza yuko inzara ni mbi cyane, inzara ishobora gukoresha ibintu bibi, inzara ishobora gukoresha ibintu bitameze neza, ariko icyo nakubwira cyo ihangane ukomere, kuko ejo ntabwo ariko bizaba bimeze. Uyu munsi urababa bifite agahinda, ariko ejo ushobora kuba uri kwishima. Uyu mugabo rero muri kubona kuri ekara yanyu yiyise Prophete Joshua, ngo yari umupasteri, ba bantu biyita Prophete, ngo yari umupasteri usenga. Aza kuza nta dini nabonaga abwiriza mu rusengero, aza kuza isengero bazifunze, niho abapasteri bamwe na bamwe bagiye bagaragara bavuga yuko yenda ni amatorero bayafunze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mugabo rero Prophete Joshua abantu benshi bamenye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho yavugaga yuko ari umukire cyane w'urwego rwo hejuru, ari gutunza amamiliyoni n'amabiliyari, asa nkaho ngafite banki mu nzu iwe. Umugabo yakoreshaga
ururabo mu mafaranga. Ejo bundi bagera igihe kimwe baza kumufunga ariko baramufungura, ariko ibintu byo gutakaza amafaranga yacu y'u Rwanda papa wacu ntabwo ajya abikunda, perezida wacu ntabwo ajya abikunda. Ako gaciro k'amafaranga, agaciro uri gutakaza ntabwo ari byo. Rero baje kumufungura, ariko uyu mugabo n'ubundi mba mbona agikomeje ingeso n'ubundi akirimo. Urubyiruko rwo mu Rwanda yenda sinanze yuko arufasha, ariko narwo rurutinyuke, rurashoboye. Apana gutega amaboko ngo mpereza ngo mpa, apana kuvuga ngo uyu nguyu ngo aranyemurira ibibazo. Rero hari akantu kadutse ejo bundi, aba content creator yabavuze ngo nibamuvugeho ngo abahe amafaranga. Bamwe baratangira bamuvugaho, bamwe banga no kubyemera bavuga ati ashobora kuba abeshya, ariko yagiye yerekana ama screenshot y'abantu yagiye aha amafaranga, kuko ntabwo yabeshyaga, yenda ayo mafaranga yarayatanga, ariko ubu bisa nkaho bitagihitinga nka mbere. Hari aba content creator ngiye nabonye bari kugenda bivuruguta mu byondo bavuga ngo Prophet Joshua, Prophet Joshua, Prophet Joshua. We yashaka yuko bamuvugaho akamenyekana, ariko njyewe ntabwo nabikunze. Ayo mafaranga aka kanya ari kuguha uzi aho yavuye? Ayo mafaranga aka kanya ari kuguha uzi aho yayakuye? Ayo mafaranga aka kanya uri gufata wishimye, ejo uzaba umeze ute? Ese nuyamara nta kamara kumariye? Ese nuyamara nta kintu kizima uvanyemo, bizagenda gute? Aba content rero hafi ya bose yarabahaye, twarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, twarabibonye, ariko hari bamwe baje banenga uyu mugabo, baje banenga ibintu byo gukanyisha amafaranga 100,000 yenda kuyabona nta kazi ufite, itsoke birumvikana, urayabona akavuga ati ego nari meze nabi, urakoze cyane, ukanamusingiza yewe, ukanamusingiza ukamusabira umugisha rwose, ukivamo kitatura, ariko ejo ntabwo uzi ko bizaba bimeze. Ejo ntabwo uzi uko ayo mafaranga niba utizaba ukiyafite. Aya mafaranga uri gukobokera, uri kujya kwigaragurira mu buzima, wabyara tugakoboka uvuga ngo reka mfungure account yanjye nanjye ngira abantu bankurikira, pana bamfollowinga, pana kugenda wirirwa wivuruguta mu biziba ngo nukuvuga ngo uyu mugabo byarangiza akaguha amafaranga. Ejo ntabwo uzi ko byaba bimeze, ntabwo uzi ko ejo waba uhagaze. Mujye mugira ubwenge, abantu munkurikiye mujye mugira ubwenge, discipline, mubashe kugira ngo imvune zanyu, imvune nk'aba content creator mwazihangamo, mwazifunguzamo ama YouTube channel, mukazifunguzamo ama Instagram, ama TikTok, ama Facebook, ejo bikazabagirira akamaro, apana kujya kwikurubenga mu buzima nako mu biziba, apana kujya kwirwa umuntu yikurubengaho, ntabwo ari byo. Ngaye nguko rero iby'uyu mugabo Prophet Joshua isase kurira ku mwana nkoranyambaga ngo nukumuvugaho, ngo ni ATM mashini, ngo ni manigani, ngo afite amafaranga menshi cyane, ngo nibamuvugeho ngo ubundi ngarabaha amafaranga. Sinanze yuko yabaha, ariko ejo cyangwa ejo bundi ayo mafaranga ntabwo uzaba uyamaze. Ngaye nguko rero ndabakunda cyane, amahoro y'Imana bane namwe.